Abanyeshuri mwese tugiye kwakira umuyobozi w'ikigo hanyuma atubwire ku bijyanye n'amarushanwa yo kuririmba ateganyijwe n'ibihembo bizahembwa abazaba babashije gutsinda amarushanwa. Turabashimiye kuba mwitabiriye. Icyo twabahamagariye rero ni kubamenyesha amarushanwa agiye gutangira hano mu kigo. Tukaba dukeneye abanyempano bazi kuririmba ku bijyanye n'imibereho myiza y'abana no kuko abana bafatwa neza mu miryango yabo, ko abana bigishwa neza, ko bagira ikinyabupfura n'indangagaciro. Tukaba rero dusaba abanyempano bazaririmba ko bazita ku izo nsanganyamatsiko tumaze kubabwira. Murakoze. Harakoze mwarimu kunyibutsa, nari nibagiye kubabwira ku bijyanye n'ibihembo tuzahemba. Uwa mbere azahabwa 100,000, uwa kabiri ahabwe 50, uwa gatatu ahabwe 30, uwa kane ahabwe 20,000, uwa gatanu ahabwe 10,000. Nanjye nzajya mu irushanwa kuko mfite indirimbo nziza. Njye nzashyigikira umusitari wanjye Kiyoni. Niyo nzaba ndeba uwo uzatsinda n'indera. Ubu ndiwe Kiyoni agiye guhangana n'ikigo cyose aririmba dore ko Kiyoni yinjiza umusitari. Cyakoze Kiyoni nawe wa mbere nzamushyigikira. Yego sha Kiyoni musitari wanjye, genda uririmba uzabemeze. Kiyoni nzaguterura sha, ndakwemera. Mbasha ayo mafaranga agomba gutaha iwacu. Ngiye kugenda kimwe cyose ndakimara nitoza. Umuntu uzajya n'amafaranga uzayandi azaba ashaka kamunani. Ngiye kugenda ndari nitoza iminsi yose. Kiyo kora iyo bwabaga utsindira ya mafaranga, noneho amandazi araza kutwica. Ngiye kwiga nsaba amafaranga mu rugo, bashobora kumfata bakankubita. Uze gutsindira ariya mafaranga urare witoza paka bukeye. Reka shagasha munyiga we, ubu nanjye nicyo kintu ndiho. Tugiye kubaho ubuzima bwiza, ahubwo ko twihute ndagiye nshaka kugenda kureba nyirabarazana akama amahugurwa ngo yari umucuranzi kera mu myaka yashize. Mama
ngufitiye inkuru ishyushye. Ku ishuri haje amarushanwa adasanzwe yo kuririmba y'umuntu uzacuranga neza indirimbo, kandi amafaranga ugomba kwegukana munini n'iki natwe tukamera neza. Kugira ngo rero umfashe kwandika akaririmbo kazatubashisha nyine kwegukana ku buryo amafaranga azataha hano. Kiyone rero mwana wanjye, dore ngiye kuguhimbira indirimbo, akaririmbo keza, hanyuma nkakwigisha ugafate ku buryo uzagenda ukaririmba ukaba uwa mbere. Kiyone nibaguhemba mwana wanjye, ayo mafaranga uzayazane tuyahahishe, dore tubona ibiryo bituruhije tugowe, dore aka kazi dukora ko gukubura mu muhanda Kiyone nta kintu kazatugezaho, dore ntibaheruka no kuduhemba, reba no kugura agasabune no kugura ibiryo. Kiyo, we ntubibona ko biba biruhije? Mwana wanjye reka nze nkaguhimbira. Umva rero nyirakarazana, urabizi ko uri umuntu mukuru kuri njye, niyo mpamvu nkwegereye kugira ngo umfashe. Ku ishuri hari amarushanwa yo kuririmba kandi bavuze ko umuntu uzatsinda bazamuha ibihumbi 100, kandi urumva natwe nitsinda mu rugo tuzareba akantu tuguhaho nawe kuri aya mafaranga. Biramufashe unshakire injyana nziza, nigishe gucuranga n'azacuranga nkatsinda, nkabarusha bose tuba ari njye bahemba. Umva ko umaze gukora Kiyone we, wumva ubwo utangiye kujya utekereza utuntu nk'utwo, utangiye kugira ubwenge. Buriya burara nta kintu bwari bumaze. Njye rero buriya nabicuranze ntundebe gutya, kera mu mpara ningiye kugira ngo ujye kubacurangira. Nanjye nari umuhanzi, nzane ka gitari, ubundi ubu dusoma duke uzatsindisha. Oy.